Yes, ibihe byiza rero nshuti bakunze ba M24 TV, reka rero nongere mbaye ikaze kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza aho muherereye hose. Rero reka nongere mbaye ikaze rero mbabwira nishimira buri wese uba wakoze subscribe kugira ngo ajye abona inkuru zacu 5 kuri 5. Mwebwe rero ndabashimira cyane mwese rero, kandi nshimana buri wese uba wakoze kukazogera kugira ngo rero abe yabo wa mbere mu kwera ijisho inkuru zacu mu gihe ziba zimaze gusohoka. Reka nawe mushimire kabisa, mubwira ni mwese muri abantu babagabo cyane abadukurikiye rero bari no mu bindi bice bigiye bitandukanye by'igihugu cyacu n'abadukurikiye bari hanze y'igihugu. Mwese reka mbashimire, ariko ntago nakwibagirwa abaduha ibitekerezo byabo bigiye bitandukanye. Ibitekerezo byanyu turabibona kandi tubiha agaciro cyane muri rusange. Hanyuma rero byakomeye cyane rero umwe mu umupasiteri watutse Nsengiyumva, cyangwa se umugabo mumaze kumenyera ku izina ry'igisupusupu. Uyu mupasiteri ashobora gufungwa rero kubera ko ibintu ubu ngubu ntabwo bikiri uko byari bimeze. Raporo yahinduye navuga ngo raporo yabaye inkazi muri rusange. Hanyuma rero uyu mugabo ni umupasiteri, akaba ari umupasiteri ufite amazina ye bita Zigira inshuti. Rero uyu mupasiteri bikaba bivugwa ko rero yatutse Nsengiyumva ariwe mumenyereye nk'igisupusupu. Akaba rero uyu mupasiteri yabwiwe gusaba imbabazi mu maguru mashya. Arimo kurarinda rero Bernard urebera inyungu za Nsengiyumva François manager umaze kwamamara nk'igisupusupu, yasize hanze itangazo yamagana amagambo aherutse kuvugwa na Pasiteri Zigira inshuti Michel yamusaba gusaba imbabazi y'amazi atararenga inkombe. Ibyo ngibyo rero nibyatangajwe na Aremo Kurarinda ureberera igisupusupu manager we. Rero muri itangazo rero Mukurarinda agaragaza ko Zigira inshuti yatandukiriye cyane, akavuga amagambo ahabanye n'inshingano ze nk'umukozi w'Imana. Agakomeza avuga ko ibyo rero yabivuze, cyangwa se ibyo yavuze bigize icyaha giteganywa kandi kigahanwa n'igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda mu ngingo yacu 161, kigamije gusebya ndetse no kuba wavuga amagambo atari meza ku muntu. Hanyuma rero mu cyumweru gishize nibwo ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwijwe amashusho ya Pasiteri Michel Zigira inshuti ari kubwiriza mu rusengero rwa ADEPR Nyarugenge mu masengesho ya saa 6. Ayo ngayo rero akaba ari amashusho maze iminsi mugenda muhererekanya ku matelefone zanyu. Hanyuma rero uyu muvugabutumwa yari ari kwigisha ukuntu ubuhanuzi n'amasezerano byo mu isezerano rishya byose byuzuriye mu byasezeranyijwe bishya. Ati hari aho ageze avuga ko uburyo hari abantu b'imburamukoro bahururira ibyo babonye byose, ari naho yahereye avugamo Nsengiyumva wamamaye kubera indirimbo y'igisupusupu. Ati Pasiteri Zigira inshuti rero yatanze urugero kuri Nsengiyumva mu magambo arimo igisa n'uburakari, abwira abakristo ko ukwamamara k'uyu musaza warwaye itima kurimo imbaraga za Satani, nyamara abakorera Imana bakaba batamenyekana. Kugira ngo ubwo butumwa benshi barabuzi mwagiye mububona. Akavuga ko rero kwamamara k'uyu mugabo kurimo imbaraga za Satani, ariko abakorera Imana bo kwamamara kwabo nikumenyekane. Bise twabyita iki muri rusange? Twavuga ati se ni ishyari, cyangwa se ni inyigisho nk'izindi zose Pasiteri yari arimo aratanga. Ati igisupusupu kiragatsindwa. Mu magambo yavuze ati ubonye ukuntu cyamamaye mu mezi angahe? Ati murakibonye ukuntu cyamamaye mu mezi 3, ariko buriya nta kintu mubonamo mwebwe. Ati rero ikintu nka kiriya kikava Rwagitima cy'igisupusupu uwo mwanya kikaba kigeze n'andi magambo menshi yanzemo. Ati ubu se nkoze ibiterane bingahe, cyangwa waririmbye izingana iki ko ntaho zagiye se? Ati none rundamo aho ngaho, ayo ngayo mu mihanda yose mu Burayi yagiye mujye mumenya imbaraga zamamaza ibintu nka biriya izarizo. Ariko rero ubahamagaye mu giterane ntiwababona, cyangwa se mwajya kumenya imbaraga ziri hariya hantu izo arizo. Kuki rero ibintu bya Satani byihuta ariko ibyacu bikagenda gahoro? Ni amagambo rero ya Pasiteri Zigira inshuti Michel yatangaje ari kuvuga ku gisupusupu. Avuga ko ati murabona ukuntu cyamamaye mu minsi mike,
mu minsi mike rero mu mezi agera kuri 3 akaba yamamaye kuri, ariko twe twakoze ibitaramo, twaririmbye indirimbo nyinshi ariko ntago turamenyekana. Mu kiganiro rero uyu mugabo aherutse kugirana na The Bon TV, Zigira Inshuti yongera gushimangira ibyo yavuze kuri Nsengiyumva, akavuga ko aririmbira iriya ndirimbo yise Maria Jeanne yaraye ameze nk'uwafashwe n'irari ku byo indirimbo irimo, cyangwa se ku buryo indirimbo irimo amagambo nk'ariya atariyo kwihanganirwa. Rero nibyo yagiye agaruka. Hanyuma rero mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Mukurarinda, by'umwihariko igiteye impungenge n'ubwoba imbere y'abakristo n'imbere y'umuryango nyarwanda cyangwa se muri rusange, ni ukubona umuntu w'umubyeyi ndetse uzukuruje w'injijuke nkawe, umuvugabutumwa wigisha ijambo cyangwa se ijambo ryaduhanze twese mu ishusho yayo, aho gutanga urugero rwiza yigisha ko umuntu ari nk'undi, ahubwo afata iya mbere agatesha umuntu nkawe. Ndavuga bwana Nsengiyumva François amwita ikintu. Ayo ni amagambo rero yavuzwe na Mukurarinda, ariko no mu itangazo yashyize ahagaragara. Biragaragara ko nta gushidikanya ko Zigira Inshuti Michel atakiriye neza uko abanyarwanda mu ngeri zose bibonyemo, bakiyumvamo, bakakirana yombi Nsengiyumva François batajiganyije, kurusha rero uko bamwibonamo cyangwa se bamwibonamo mu bundi buryo ubugiye butandukanye. Nk'uko rero abyivugira, nubwo amaze imyaka hafi 40 abwiriza inyigisho n'indirimbo aririmba mu itorero ntibirenge umutaru, hari impungenge rero niba tudatabariye hafi ngo dukumire iri hanganishwa bwana Zigira Inshuti Michel yadukanye hagati y'abemera n'abo yita abakorana na Satani, ko ubwo amaze gutinyuka kwambura umuntu Nsengiyumva François amwita ikintu. Turekeye aho rero tukicecekera, ejo ntiyazajijinganya kwerura akamushumuriza abakristo yigisha amwita igisambo cyangwa icyo ntazi, bityo bakumva ko kumusagarira bamuziza gusa ngo kuko yaririmbye indirimbo igakundwa mu gihe gito cyane ndetse ikanakundwa mu gihugu hose ndetse ikarenga inkiko z'u Rwanda, ngo kandi we nka pasiteri atarayihaye umugisha kumusagarira ntacyo bitwaye. Ibyo rero nibyagiye bigarukwaho, ubona ko ku ruhande rwa pasiteri Zigira Inshuti arimo arabwirizwa rero kuba yasaba imbabazi mu maguru mashya, ariko bitagenze gutyo rero akaba yahura n'ibibazo bitandukanye rero mu bijyanye no kuba yatesha agaciro akanasebya umuhanzi nyarwanda rero waririmbye indirimbo zigiye zitandukanye, ariko cyane cyane bishingiye ku ndirimbo Maria Jeanne, indirimbo yakoze hit ku buryo buri muntu wese atakwihanganira kuba yayivugaho, Hanyuma rero mu kiganiro Nsengiyumva ajyanye n'itangazamakuru nyuma yo kuririmba mu gitaramo cy'Iwacu Muzika Festival, akaba ari igitaramo kimaze iminsi kibaye, akaba ari igitaramo cyabaye ku itariki 17 cyabereye rero kuri stade Amahoro i Remera. Yagaragaje ko atashimishijwe na gato n'ibyo pasiteri Zigira Inshuti yamuvuze, ati mumubwire muti uriya nta mupasiteri umurimo rwose, uretse ko ntasebya abapasiteri bose, umuntu na gahunda ye, uriya rero afite gahunda ye. Mumusengere mumubwire muti cyangwa se mumubwire muti ibyo wavuze nta na kimwe wigeze werekwa. Buriya rero aba ama imigisha myinshi yavuga kuriya. Yifashishije rero amagambo yo mu Bibiliya. Nsengiyumva yavuze ko pasiteri Zigira Inshuti yatekereje nk'inyamaswa, kuko nta muntu muzima wavuga nk'ibyo yamuvuze. Uretse rero Nsengiyumva ubwe, abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga bagiye banenga pasiteri Zigira Inshuti bamushinja kugirira ishyari uyu musaza, ndetse ko amagambo yakoresheje adakwiriye kuvugirwa mu rusengero. Hanyuma rero uyu mugabo rero akaba yagiriwe inama yo kuba yasaba imbabazi, naho ubundi ibintu bitagenda gutyo akaba yahanwa rero n'amategeko, nk'uko igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda kibiteganya. Igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda kibiteganya mu ngingo yacu y'161. Ubwo rero ishobora kuba yakurikiranwa cyangwa se akaba yahanwa n'iki cyaha, maze akaba yahanwa n'inzego zishinzwe umutekano, ariko cyane bijyandanye n'abashinzwe guhana abakoze ibyaha. Ibyo rero nibyo nagendaga nkugezaho hagati ya Zigira Inshuti Michel mu gihe yaba adasabye imbabazi cyangwa se yaba adasabye imbabazi gisupusupu.
Bwana Nsengiyumva rero akaba ashobora kuba yahura n'akaga, akaba ashobora rero kuba yahura n'akaga muri rusange. Hanyuma rero mwese reka mbashimire, babwire ni iyi M24 TV, mukomeze kugira ibihe byiza, kandi nanakubwira ngo wakora subscribe kugira ngo ugende ubona n'izindi nkuru zigiye zitandukanye muzo tugenda tubategurira. Reka mbashimire rero, mukomeze kugira ibihe byiza muri rusange.